warambaze hano nizere ko umunsi mwabyitse kabisa kubona kuko ubura n'umwanya wo kunsubiza kuri WhatsApp. akusi ubwo wowe nta nubwo ushobora kwihangana ukavuga gake se ubwo uri gusakuza gutyo ubwo uzi ndi kumwe nawe simbizi ariko se kubona uzi ko wari kubona telefone sha wanje aho ngaho si ubwo uzi ibintu byambayeho ngaho mbwira bimeze bite se byagenze bite gusa utambwira ko mwaryamanye kanyumvira nk'ibigambo utangiye shamado suzi ko narakubwiye ko ntazigera mu buzima bwanjye nywa inzoga na rimwe warabimbwiye gusa sinzi ko byapfa gushoboka ubizi neza ko ufite inshuti z'abasinzi mva kawubwire byagenze bite ndapfuye aho kugira byibuze ngo nanyakire neza umbwire ibibazo ukomeza uri kumbwira ibyo bigambo mva nagiye kureba nyine wa mutipe uri kumva ngezeyo arangije nyine arambaza ngo ndanywa iki ndamubwira nyine ngo ndanywa fanta ari kumva ano none se waje gusinda gute kandi wanyweye fanta gusa ubwo wateze amatwi nkumva ibyo nkubwira ninde se ubundi ukubwiye ko nasinze njye nigeze nkuvuga ko nasinze erega ndakumva ubundi se ko numva uvuga utuje nkaho uri mu nzu mva reka nkubwire nyine nagezeyo nsanga afite ikiyoga kinini uri kumva arangije arambwira ngo reka tugiremo gakeya ndangije nyine ku mutima ndavuga n'ubundi ko nyine ndi kunywa fanta kandi bivange na fanta ndamubwira nta kibazo arangije nsukamo gakeya arangije kugira ngo asukemo gake asukamo wagira ngo ari gusuka esansi mu modoka yo gatsindwa shira nyine ndihangana ndanywaho gakeya maze kubinywa numvise ise birazamutse nshaka kurukaburaho gatoya utambwira ko wamurutse iruhande shamadumva uko byageze kurwa nyine nahise nkubaza aho ubwiherero buri arangije aho nyereka ndagenda ndaruka maze kuruka numva nyine meze nk'umuntu nyine ugaruye akabara akamva mubwira ngo ndashaka gutaha ngize gahunda zihutirwa reka nawe arangije nyine abanza kubyanga ndamwinginga nyine agezeho amatike nyine none se ko iryo jwi ryawe ukuntu numva utuje si ubuhoro kuko ndumva uri ahantu mu nzu mva nyine reka nkomeze kumbwire reka gushya vuba ndangije nyine nahise niga moto ndagenda ngeze ahantu kwihangana birananira numva isereranyije numva moto iri kuzenguruka numva mbuze ikintu nkora mva kuri moto nicara ahantu mu byatsi hashize umwanya nyine kuko nari nicaye hafi y'inzu nibwo haje umuntu nyine aranga ngo ndika tujyane mu rugo basi imbere njyamyeho gato cyangwa amerize nyine anje kundugurira imiti ubu ngubu niho ndi n'ahantu ntazi abantu ntazi banyakiriye nyine ni hatari wumve ngo nanjye ntabwo nzi ukuntu bimeze mu nda ari kundya byatari Hello? Patiro. Sinakubaza akabazo gato. Bona nutagabanya amagambo ya hano nta minsi uzahamara bari. Nagabanyije urebe. Ariko rero kinagiye kukubwira nta byakubaho kabisa. Ntari bimbaza kabumbaza none hangaha nyine n'ururugo uri bosi cyangwa se uri ba bantu baturuka i Rusizi nyine baje n'aha ngaha nta n'ikintu baje gukora ugasanga baje ne kuba muri famiye nyine nagize n'ikintu kizima ugiye kumbaza none myumvire oya njye ntabwo ndi muri abo kabo ntabwo muri abo kabisa
urebye nyine kuri bosi aho ubundi kabisa nkubwiye ukaba ugiye kuganiriza n'uriya mukobwa uri hariya mu nzu ukaba umuguyaguya umukora mw'iriya misatsi hewana nawe se ubizi nawe umuntu w'iniga koko shaka bosi rwose icyo mubwira ndi seri kabisa kandi nawe urebye niko wawe ariko se Patiri uracyari hano ariko sikanayizi kuri umuntu mukuru kumbura umwana ugeze aho habe no kugenda byibuza ngo uganize n'uriya murwayi wazanye sinabivuze se wa Caritas bazaro kana aba ari ngiye kwabishyira wibakiwe Tujya mado. byiza cyane muri Meze ute? neza karibu mu nzu ariko Oya. Mado ntago ninjira. Ahubwo se ndagira ngo wamenyera nimba minyona arimo. shamyo nawe urimo Yagiye se ko nahereye kare muhamagara. Telefone ye nkaba nayibuze ntari no kunyitaba. ariko rero nkugiriye inama nushake ntirirwe gukomeza no kumuhamagara kubera ko minyana ashobora kuba afite ibibazo byinshi Ngo? Ese Mado reka mubaze mbabarira mbwira. Ubundi minyona afite ikihe kibazo turi ndamuhamagara ntanyitaba. Bimeze gute mbabarira mbwira. none se niba atari kukwitaba uragira ngo abe ari njye kukwitaba Ese Mado mbabarira mbwira pe. Urabizi neza uburyo nkundamo minyona. Kandi uburyo mukunda nta n'ikintu kibi namutekereza. Mbabarira mbwire perezida gusa afite ikihe kibazo basi. umva muri ibibazo byanyu ntabwo mbizi ufite nimero yiwe nawe afite iyawe ese kumuhamagara nugira amahirwe akakwitaba Ubwo nyine Mado ubu koko umbereye inshuti koko. none se wagira ngo nkubeshye mvuga ibintu nahagazeho kugira ngo nkundemo inshuti yawe nziza Erega nawe hari ikintu utari kumva. None se reka mbwira. Erega nawe ikibazo nuko utari kunyumva. Telefone ye ntari kuyitaba. Sinzi ikibazo afite. Nawe ndakubaza ntumbwire. Ubu se uragira bigenze ute? mba muri ntago mbizi ibyo bibazo byanyu ntago mbizi uze kugerageza ukomeze umuhamagare hari igihe ari bukwitaba Sawa basi urakoze. Wirirwe. sawa urakoze wicara neza icara nibwo uri bumwe neza bwakira amata urebe ko hari icyo yagufasha erega buriya umuntu iyo anyweye amata ugize nk'ikibazo bakaba bakuroze cyangwa se ukaba wanyweye inzoga byagufasha kuva mu mubiri sibyo akira minyona nagutumye mu karunzi ni amata amata niyo meza rero se yagufasha iki akira kugerageza akira n'aka gakeke bere ko wakamara ukamara sibyo ngaho urya rero igihe wahereye koko nta kintu urafata nawe ngo umukara usi yakumarira iki ihangane ukamara n'ayo mata rero unywa vuba uyamaremo nkongerera amande byuzure ko watura n'agatege sibyo akoze nawe ukamuvuga ni kuri minyaho nishimiye kukumenya pe kubera yuko iyo ugize amahirwe ukunguka inshuti biba ari byiza sibyo urakoze cyane nawe nishimiye kumenya kandi buriya inshuti muhuriye mu bibazo ikagufasha iyo aba ari inshuti y'umumaro kurusha ya nshuti nyine uhuriye nayo mu byishimo cyane n'ukuri none se ahantu uba urakodesha cyangwa ni mu rugo aya ndakodesha kubera ko ntabwo twebwe mu rugo ari muri aka karere ntabwo ari muri aka karere ese minyaho kureba turi ahangaha hambana na musaza wanjye uriya Patrick
uretse twibanira hari ikibazo aka kandi utaranamenya neza ese wumva twabona nta kibazo gusa nyine ntanabyishimira nabikunda ariko nyabizi ko ibintu nk'ibyo nyine bisaba kubitekereza ukabifatira umwanzuro nzababwira nta kibazo n'ubundi ntacyo ntabwo mubwiye gusa nonaha bisaba kubitekereza nk'umuntu mukuru birumvikana kuri nyine nta kibazo nzakubwira ariko twibanira byaba ari byiza pe noneho uri umwana mwiza naragukunze ntiwabyumva shana ukuri namwe muri abana bibaza gufasha umuntu nyine utanamuzi uhurirayo ku muhanda ukamufasha gutya mu nyita uko nakiza umuntu abaye muri geride ubwo nanjye ndishimye ko inshuti se umuntu ayikura ku nzira cyane da cyane reka mpamagare Patri ndakumva keza biramubwira icara se tuvugane wicaye usanze nari ndimo kuganiriza miliyoni ndimo kumusaba ngo aze twibane ariko ubundi wowe ntimwari muziranye oya ahantu nziranye ntabwo muziranye kuko namusanze ku nzira hariya ndavuga ntabwo nakomeza kumureba afite ikibazo shana ukuri mwarakoze muri abana oya ni ibisanzwe nari ndimo muganiriza mubaza mubwira nari ndimo kumusaba ngo aze twibanire naramukunze pe n'umwana mwiza abivuganya se nawe arabyemera ntabwo yabyemeye ariko yambwiye ngo arabitekerezaho hari ikibazo batubanye oya nta kibazo kirimo rwose nta kibazo kirimo tubanye ntabwo ibyo nabyanga ntacyo bitwaye rwose ahubwo atubwire ahantu aba tugiye kumwimaraza n'ibintu byanga ariko rwose muri abana biza uyasha nyine pati urumva ntabwo nahita mfata umwanzuro direkite ahubwo biransaba nyine kubanza nkabitekereza nkafata umwanzuro mfashe umwanzuro nababwira nta kibazo mukaza kunyomora wowe se gira ufateho bitwaye rwose cyane ntabwo nabona ikintu mbitora kugira neza ni ibisanzwe gusa ni ukuri numvaga byaba ari byiza dukomeje tukabana kuko nanjye naragukunze pe iki se kandi kisi uba muzima cyangwa kubera hasi kisi nibwo duhura n'umuntu bwa mbere warangiza ugahita umuha karibu uba nazi ngo wowe se wamuzanye urambira hasi cyangwa hano ni kwa muganga wapi kezi niba n'ubufasha w'umuntu busanzwe bana ejo ndetse waba wamwitaga igihe none baka kanya umwana muzima gute so ufite igipimo kireba ko umuntu ari mwiza buri yita ikigo nawe rero niyenda kuza nonaha naza nakubera umwana mubi uzabimbare sibyo ya kezi bakisaba ntabwo bimana nakubera umwana mubi uzabimbare ariko bireke n'ibyo padiri ndamubwira meze neza amazi fresh nibyo ufite se gift ubwo si isuka amata vuba vuba urabika utazi impamvu nziguhaye ntabwo ndi gusobanukirwa nsobanura neza musobanurire icyo bazikoresha cyangwa usobanurire impamvu nziguhaye nk'ubu icyo bazikoresha ndakizi rwose ahubwo kubera icyo ari ngize ahari nazo yanze kezi impamvu nziguhaye nuko ari izawe ari izanjye ngari izanjye wihakana okay utagiye nyine wahagurutse usita hano tu mu buryo bwo kwanga kuguteza kezi ya utazi gutsimbira sori kabisa sori umuntu wazinumye yibagirwa kuzimuha hato nuko nguko byagenze ntabwo ari izanjye kabisa
ariko neza bari zawe nta birenze ahubwo wabura umwana mwiza aje no kwirinda. yego se ahubwo urakoze cyane ndikamumushyira ahubwo yego cyangwa ubwire courage. Patrick usubira inyuma ubanza ujye gukuramo izo nkweto. shaka bose gusuzugura njye nsubira inyuma zo kuramo inkweto ntitwinjire iwanjye urareba ahantu kandagiye ukuntu hahise hamwe. none ugira muri inkweto n'ikandagira ahantu hatise n'ibirenge se kandi Patrick ndi kubona tutazashobokana muri uru rugo. ahubwo ngaruke nsanga ahantu hakimeze gutya turabona nawe abaturage b'iki gihe nabo basigaye bafite imyitwarire itagendetse. ndabona ukuntu yinjira n'ibikweto bibi siko nta n'isoni agira atinyuka akifata ngati kabona ahantu uri gukoropa akinjira. baranzengereje ni ukuri baranzengereje. Madame uzi neza meze neza shanyera nari nkuzanira urufunguzo ngo uzarumere hanze badanyira ngiye kugenda ahandi. ese minyo buriya koko uri kubona umwanzuro wafashe ari wo sha njye ndabona ntacyo bitwaye n'isi bundi babana nyine brother na sister ni babiri bonyine kandi n'abana beza so kuba wabinsabye rero njye ndumva ntacyo bitwaye. sha ntago rero ari byo kuko ntago umuntu yagufasha umunsi umwe ngo uhite wumva ko nyine igihe cyose bazahora ari beza wumve mbese wumve bibaye ntago ari uko ntago watekereje neza pe. sha ariko njye reka kubeshya pe umunsi umwe twamaranye ni abana beza baramfashije nta kintu banca so njye rero kujyayo ntacyo ndumva ntacyo bitwaye pe kandi njye ndumva nta kibazo pe ahubwo sinzi impamvu uri kubitindaho. sha menya ibi bintu ntago ndi kubishyira amakenga ubundi mu by'ukuri ugiye kuba hehe akoze sinakubwiye cyangwa ushaka nkwereke n'amafoto. sha amafoto ntago ari ngombwa ariko ntago mbyizeye neza pe birashoboka ko ushobora no kuba ugiye gushaka umugabo. ntabwo narumiwe ko ubundi si we namushaka urabona nakuze. sha miyo nta kibazo nyine ntacyo ziyeme nyine zaza umuhanda umva ahubwo se za nkweto zanjye ntazibagirwa. nta kibazo watambuka ukazireba mu nzu ze. oh sha muri urakoze kuza ahubwo uratebutse nukuri ngwino unyimure. nanjye nicyo kinzanye kabisa. kiruduka ndebe inkweto zanjye zo tugenda. yego nta kibazo biteze ariko se mubiri kamubona njyewe ukuntu ndi kubibona niba koko minyone ibintu agiye gukora nawe umushyigikiye wenda ntuvuge ngo ndi mubi cyangwa iki ariko reka mubwire ufite umukobwa w'ikigoryi. ugize ngo ufite umukobwa w'ikigoryi. bamado twubahane niba ari n'inama wendaga kungira cyangwa se zo wamugiraga uzi unyize mu bundi buryo ariko ibintu byo kumutuka
bitaza kurangira n'ibyo uri kumbwira byose bibaye ibipfabusa. umva ntabwo ari ukumutuka cyangwa kumuvuga nabi ariko none se kamubaze ubundi aho agiye urahazi? Yambwiye nze mwimure ariko ntiyansobanuriye aho agiye kujya. Muri se hari ikibazo kibirimo? aha ntiwumva ni ikivuze ko nawe ubwawe agushoreye nk'inka gutya aragushoreye. Mado, niba ari urukundo rukuhinjaritse Mado. sinzi ikibazo mufite kabisa. twubahane. Uranyumva neza? Shanda kumva ariko ni inama nakugiraga. Inama nakugiraga pe. Ahise ubundi reka nkubaze. Ko yambwiye gusa ngo ninze mufashe kwimuka ubundi ikibazo kiri bimeze gute? Nta kibazo kibirimo ariko nese ubwo uzagiye he? Ni urukundo ruba rwaguhinjaritse cyangwa? Kambwire Mado. Nimba ari n'inama ushaka kutugira. Shaka ubundi buryo ubigenza ariko twubahane. Ntabwo nshaka ko unyubahuka cyangwa wo mwubahuke. Nakubashye. Nakubashye. Hehe.